akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Senge Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye cyane kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe byabanye natwe n'uyu munsi ukaba baturinze waduhaye igitondo cy'uyu munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko duhurije imbere yawe kugira ngo twige ijambo ryawe, tubabarire ibyaha byacu ari twe wagiye kuvuga n'abumva, uduhaze ubuntu bwawe, tubishimire izina ryawe. Tugiye kubumbura ijambo ryawe ryera, weza imitima yacu kandi uduhe imbaraga yo kuryakira rizatugirira akamaro ryagennye, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Mwese abaduteze amatwi tubaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Dushimiye Imana uyu mwanya mwiza tugezemo wo kwiga ijambo ryayo. Tugiye gufatanya namwe ijambo ry'Imana muri aya materaniro dutangiye nk'uko yateganijwe ari bumare iki cyumweru. Ijambo ry'Imana tugiye kwigira hamwe ni ijambo ritubwira ngo ivomere amazi ahagije. Ijambo ry'Imana rigereranya amazi asanzwe y'ubuzima budutunga buri munsi, ngira ngo mu bintu Imana yaduhaye bifite akamaro n'amazi arimo, niyo mpamvu yabaye menshi ku isi agashyirwa ahatandukanye, ari mu masoko, ari mu nyanja ndetse n'ayo tubona n'ayo tutabonesha amaso ari mu butaka. Amazi ni ikintu gikomeye cyane gifite agaciro, kuko ijambo ry'Imana ryanditswe mu buryo bw'ibigereranyo. Rero amazi aya dusanzwe dukoresha yagiye agereranywa n'ubuntu bw'Imana, akagereranywa n'ijambo ry'Imana ndetse akagereranywa n'agakiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kuvoma, ariko uku kuvoma amazi ahagije tuvuga ntabwo ari amazi aya ngaya y'amazi asanzwe y'amasoko, ahubwo ni amazi y'ubuntu bw'Imana. Akaba dutegetswe kuvoma amazi menshi, tukivomera amazi ahagije. Mu gihe mu gitabo cya Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 hatubwira ubuhanuzi bukomeye bw'ibizabaho. Haratubwira ngo nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo azaba ari inzara yo kumva ijambo ry'Imana. Birumvikana ko rero iyo nzara y'amazi n'ibiryo, ibiryo bitari bisanzwe, amazi atarasanzwe, igihe kizagera bibure maze inyota n'inzara bibe byinshi. Ariko ijambo ry'Imana riduha inama y'uko mbere y'uko iyo nzara itera tugomba kwivomera amazi ahagije. Mu gitabo cya Nahumu 3 umurongo wa 14 niho tubanza gusoma isomo ryacu ry'ibanze. Harimo amagambo avuga ngo ivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Ubwo ijambo ry'Imana riduhanuriye yuko igihe kizaza abantu bakabura ijambo ry'Imana, bakabura uko biga ijambo ry'Imana bigahagarara kandi bizabaho, kuko n'ibindi byose byahanuwe. Umuhanuzi aduhaye inama ngo ivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Ntabwo ari ubu gusa, n'abandi batubanjirije bagiye bahura n'ibyo bihe bakabura igihe cyo kuvoma amazi y'ijambo ry'Imana, ariko duhabwa n'ijambo ry'Imana ko tugomba kuvoma amazi ahagije. Hari igihe ashobora kuba ari makeya rero ufite, ni byiza kugira amazi ahagije. Nyamara nubwo ijambo ry'Imana ritubwira umurongo w'ubuhanuzi ko igihe kizagera ijambo ry'Imana rikabura ku isi, abantu bakabura ayo mazi y'ubugingo yo kubahembura, nyamara ijambo ry'Imana ryahanuye yuko mu minsi y'imperuka, reka mwumve ko ubuhanuzi buvuga ku byerekeranye n'aya mazi. Mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya 12 umurongo wa 2 n'uwa 3 haratubwira ngo dore Imana niyo gakiza kanje, nzajya niringira ne gutinya,
kuko Uwiteka Yehova ari we imbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka agakiza kanjye, nicyo gituma bazavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Abana b'Imana, ubuhanuzi bwavuze ko bazavomana ibyishimo mu mariba y'agakiza. Ni amariba azaba atubutse. Abisirayeli mu rugendo rwabo rwo mu butayu banyuze mu bihe bitandukanye, ariko ibihe twese tuzi ko byabayeho ni uko hari igihe bagiye babura amazi, ndetse bakabura amazi bakivovota. Rero abantu bazi agaciro k'amazi ni abayabuze, ni abatuye ku mutarwe, naho abantu batuye ahantu hari amazi mu misozi ntabwo bazi agaciro k'amazi. Barayamena, ntibayanywa ku gihe, bayafata nabi, ntibayabika neza. Ariko Abisirayeli bageze mu butayu, bageze ahantu habura amazi hakomeye habagoye. Niyo mpamvu nko mu gitabo cyo kubara 20:16 na 18 ndetse no kubara 33 umurongo wa 9 hatubwira ko hari ahantu bageze. Reka dusome aya masomo. Kubara 20:16 haranditse ngo barahaguruka bajya i Beri, iri ni ryo riba Uwiteka yabwiye Mose ati teranya abantu baha amazi. Muri izo ngendo zikomeye Abisirayeli bageze hano hantu hitwa Beri, nuko Imana itireraho nta handi bazapfa kuyabona muri ubu butayu. Bateranye bigire hafi mbaha amazi, bayabike mu ducuma, bayajyane mu tujerekani, bapfunyike amazi, kuko nabo bari bazi yuko amazi yo mu butayu agumye, kandi bakamenya ko mu by'ukuri bageze ahantu hari amahirwe. Maze Abisirayeli bararirimbiye indirimbo bati dusubize Abisirayeli baririmba iyi ndirimbo bati dudubiza riba nimuririmbe. Tekereza namwe kujya kuha abantu amazi, mu by'ukuri bakabyina bagatera indirimbo bakishima. Birumvikana ko bari bazi ko bigoye cyane kubona amazi mu butayu, babihaga agaciro. Kuri Imana dore hano mugeze, Imana dore hano mugeze, hano Beri hariya hirya mu kabande. Bibiliya ivuga ko hari ahantu h'umukokwe hahuriye udusozi, kubyanditse hari mu dukokwe. Rero bakatisha, babaretse inzira baje muri hepfo mu gakokwe, hari iriba rifite amazi, mbaha amazi bapfunyike. Mu by'ukuri ngo bageze kuri iyo soko bayavomye, bateye indirimbo ntawe wogewe ni baririmbe. Bati dudubiza wa amazi we. Baravoma bari kuririmba batera indirimbo. Nimurebe iyo shusho y'iryo teraniro ry'Abisirayeli, babonye ahantu hari amazi bakaririmba. Ibyo ntabwo abantu babona babyumva, aho bagize umushobo ko na za robine zimwe ziri no mu rugo, aho usanga hepfo umuntu yabona umugezi, ariko abantu batagira amazi baza agaciro kayo. Niyo mpamvu bo baririmbiye isoko, barayiririmbira. Iriba ryafukuwe n'abatware. Iyi ni indirimbo iry'imfura z'abantu bafukurishije inkoni y'icyubahiro n'ingegene zabo, bahaguruka muri ubwo butayu bajya i Matana. Birumvikana ko aha hantu habanyuze. Ngo bageze ahandi mu butayu ni hake cyane babonye amasoko, ariko uko yari ay'ingenzi batanze amakuru yayo. Mu gitabo cyo 9 kubara n'ubundi barahaguruka bataha muri Elimu. Hari amasoko 12 n'imikondo 70, babambaye amahema. Hano yari ahagije rwose. Aho bageze handi basanga hari amariba 12 ameze hari nkaya nigeze mbona muri Mpenge, usanga barashyizeho imikondo myinshi, ho ngo bari bashyizeho imikondo 70. Urumva ko abantu bavomye neza nta uhatana n'undi, nuko barayavoma. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko ahangaha bakuye amazi bafashije umwanya munini muri ubwo butayu bugoye cyane. Dufite ubuhanuzi butubwira yuko ijambo ry'Imana ari ryo soko y'amazi y'ubugingo rizabura ku isi. Kandi ikibazo, abantu bagiye bumva amakuru y'ijambo ry'Imana ntibabihe agaciro, ngo bazafata igihe cyo kubyitaho. Ijambo ry'Imana ryabuze. Ntabwo ari abo gusa, n'abagiye baryumva ntibabihe umwanya ngo babyiteho, bazakanguka mu bitekerezo. Ariko ijambo ry'Imana ni isoko y'amazi y'ubugingo, riradudubiza. Kandi ibuhanuzi butubwira yuko mbere yuko aya mazi abura ngo abantu bicwe n'inyota, Imana izatanga amahirwe tubona amasoko adudubiza. Tuzagera hameze nk'Elimu, tuzagera hameze nk'Eberi, ahantu hari amazi adudubiza ku buryo umuntu yapfunyika yashoboye. Icyo gihe ni iki ngiki. Ubuhanuzi bwavuze ko icyo gihe kizabaho cyo kubona ayo mazi ahagije ku buryo abantu bavoma uko bashoboye. Mu gitabo cya Yesaya
cya Yoweri 4:18 haratubwira ngo uwo munsi nimusoma Bibiliya muhereye ruguru muri kino gice haravuga iby'igihe cy'urubanza, igihe cy'ibyago by'iminsi y'imperuka, igihe cy'intambara n'amakuba. Muzisomera imirongo ibanza. Uwo munsi imisozi zatobokamo vino iryoshye kandi amata azatemba ava mu misozi, imigezi yose y'Ubuyuda izuzuramwo amazi, isoko izatoboka mu rusengero rw'Uwiteka itembere mu gikombe cy'ishitimu. Ntabwo ibi byabayeho ku mubiri, nta nubwo bizigera bibaho aho amata n'amazi bizatoboka hatabaga, ahubwo ni ubuhanuzi bwavugaga ko ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana rizigishwa mu buryo buhagije ku buryo aho umuntu akeneye kumvira hose yaryumva, wajya kuri radiyo, wajya mu materaniro, warambura igitabo, washaka itsinda, Imana izatanga uburyo n'umwanya bise naho amazi yatobotse mu misozi, amata ari gutemba mu misozi, kandi vino iryoshye yatobotse. Iyi vino iryoshye ni ubutumwa bwiza busobanutse, butavanzemo ibinyoma, burimo ihumure, burimo agakiza. Ubuhanuzi bwavuze ko imisozi izatoboka. Ushobora gutegereza ngo buno buhanuzi buzuzura, nta kundi buzuzura ni igihe umuntu ashobora kuzabona havoma bitamugoye ijambo ry'Imana. Rero bana b'Imana, nkurikije ibihe turimo n'imirongo ya Bibiliya, ni ukuri icyo gihe cyaba ari iki ngiki cyaho imisozi iri kuvamo amazi igatobokamo vino iryoshye, kandi umugezi ugatoboka mu rusengero. Urwo rusengero ruvugwa aha ngaha ni urusengero rwo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Burya n'Imana izaba yabipanze, yohereza amahirwe n'uburyo aho umuntu ashobora gutega igikoresho cye cyose akavoma amazi y'ubugingo. Nanone kandi mu gitabo cya Mose hongera gusubira muri ubwo buhanuzi 9:13, dore iminsi izaza niko Uwiteka avuga, umuhinzi azakurikirana n'umusaruzi, n'umwenzi w'inzabibu azakurikirana n'ubiba imbuto, kandi imisozi izatobokamo vino iryoshye, n'udusozi twose tuzayenga. Imisozi izatobokamo vino iryoshye. Nani bwa buhanuzi. Rero bana b'Imana, turi kujambo tubwira ngo ivomere amazi ahagije, ivomere amazi ahagije. Reka twifashishe amagambo ari mu gitabo kimwe kiri hano cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ugifite hafi yakimpa, ni page ya 71 ndagifite ariko ntabwo ngifite mu kanya. Ndeka mvuga amagambo arimo, wenda nimutinda kukibona. Harimo amagambo atubwira yuko igihe kirageze ngo twige ijambo ry'Imana, cyane ibyahishuwe 13 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku iherezo ry'igice. Ngo igihe kirageze ngo twige ijambo ry'Imana, ngo muri iki gihe ngo cyane ngo imirongo y'ubuhanuzi iri mu gitabo cy'ibyahishuwe 14 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku iherezo ry'igice. Ngo icyo gitabo, ngo ayo magambo arimo nituyiga neza, ngo azatuma dushobora kuba twiteguye mu gihe kiri imbere, ngo kandi tuzaba dusa n'ubwato bwaziritswe neza ku nyanja. Abazi ku nyanja murabyumva neza, ni uko iyo ubwato bwamaze kwambuka ntibugira amapine ngo bujyane mu rugo, ahubwo barabutsika, barabuhambira. Ku bagenda mu mato hari ibyo bakoresha mu bwato hagati umurabuje kugira ngo ubwato bwe kunyeganyega. Hari ibyo barekura ngo bikajya mu nyanja hasi. Ntabwo twagize umushobora, ariko iyo dusubira twumva amakuru yabyo nabo tubaza abandi. Nubwo ikoranabuhanga ryaje, ariko mu bihe bya kera Bibiliya yandikwa bakoreshaga uburyo buhagarika ubwato mu nyanja hagati. Aho usoma muri Bibiliya ngo nuko ngo barekurira indira mu mazi, ni ibintu biremereye barekuriraga mu nyanja bikamanuka hasi ku buryo aho bugeze buhagarara bukahatinda. Nanone kandi hariho gutsika ubwato bambutse, hari inshimangiro zikomeye zimwe zivuga mu ndimi mu binshimangiro yanjye irafashe, naho bakuye iyo ndirimbo. Noneho ziranshimangiro, ngo ziranshimangiro nje narazibonye naha mu kiyaga kitwegereye, haba hari inshimangiro zitsindagiye cyane z'ibyuma. Noneho bagafata amakabura akomeye bakazirika ubwato bakaja mu rugo, bakaba bazi yuko nubwo umurawa wazuga ukambuka inyanja ukarenga naho iyo bwato buri ko budashobora kugenda. Byanditswe bitubwira yuko kwiga ijambo ry'Imana muri iki gihe, cyane byahishuwe 14, ngo bizatuma abantu b'Imana babyize bamera nk'ubwato buhambiriye neza ku byuma bashimangiye.
muri iyi minsi ni inshingano yacu yo kwerekana ubusobanuro bwuzuye bw'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Amasezerano y'imikorere tugirana n'abandi yose agomba kuba ahamanya n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu bumbiye hamwe kandi bwahishuwe mu gice cya 14 byahishuwe hereka mu matandatu ku iherezo ry'icyo gice. Abenshi mu bakiri ubutumwa bwa marayika wa gatatu nta nararibonye nyayo bari bafite muri bubiri bubanza. Satani yarabisobanukiwe kandi igitsure cye niwe yaragihanzeho kugira ngo abananize, ariko marayika wa gatatu yahamagarira kwerekeza amaso yabo ahera cyane. Kandi abari basanga mu nararibonye y'ubutumwa bwari bwaratambutse bwo nababusobanukiwe neza kandi bakabwakira, bwabatungira agatoke mu nzira igana mu buturo bwera bwo mu ijuru. Benshi babonaga urutonde rw'ubutumwa bw'abamarayika bakabwakira uko bukurikirana, banezerewe bagakurikira Yesu mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ubwo butumwa nabweretswe ari igitsi ku mutima cy'ubwoko bw'Imana. Ababusobanukirwa bakabwemera bazarindwa ubucakura bwa Satani. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu buvuga iby'urubanza, iby'inzira ijyahera cyane aho Yesu akorera umurimo w'ingenzi wo guhongerera ngo abantu b'Imana baziga buriya butumwa uko ari butatu, kandi bakabusobanurwa bakanabwakira bakabwumva neza, ngo bazarindwa ubucakura bwa Satani kandi bazaba ngo nasobanukiye ko ubwo butumwa ari igitsika, ni igihambira umutima cy'ubwoko bw'Imana. Muri iyi myaka turimo hari imiraba itandukanye, hari imiraba y'intambara, hari imiraba y'inyigisho z'ibinyoma, hari imiraba y'ibigeragezo bimwe bizwi n'ibitazwi. Ibyo byose bigamije kuvana ku Mana, byaye bituruka mu buzima bukugoye bw'ubukene cyangwa bw'uburwayi cyangwa bw'amajambere, nabyo n'ibigeragezo. Iyo ni imiraba igamije gukura abantu ku Mana, kandi ziyongera cyane, imwe mibi kandi imwe igoye ishobora guhamura umutima ukawukonjesha. Ariko abantu b'Imana bavomye amazi mu mariba y'agakiza bakavoma ahagije, abo ngabo bazarindwa kandi bazakomezwa nk'uko ubwato buziritse ku nkombe, nubwo haza umuyaga n'imvura butajya buvaho, kandi nyirabwo rwose yizera ko ntacyo bwabiye amaze kubuzirika. Uko niko ijambo ry'Imana ryahanuye ko muri iyi si zaba mbi cyane bitewe n'imperuka. Abana b'Imana bazarindwa nuko bize ijambo ry'Imana bakarisobanukirwa, bakavoma amazi ahagije, ntibiga amajyejuru, bakiga bihagije. Abatubanjirije mu mateka ashize byabatwaye igihe n'imbaraga, kandi mu by'ukuri iyo usomye Bibiliya usanga abantu bose bagiye bahura n'ibihe bigoye. Imana yagiye itanga amahirwe bikabanzirizwa n'ibihe byo kwiga bihagije, ku buryo byababeraga inkomezi, ntibibagore kuzihangana. Ababayeho mu 1844 abagize umugisha wo gusoma agatabo kitwa Intumwa y'Imana ndetse n'intambara ikomeye ntoya ya kera, kuko bigaragara mu buhanuzi bw'ibyahishuwe igice cya 10 uhereye ku murongo wa mbere ahavuga ngo yari agatabo kashari karyohereye kageze mu nda karasharira. Ni amateka y'ubuhanuzi avuga ibyabaye mu 1840 kugeza 44. Ubwo bari bize ubuhanuzi cyane, Imana igakangurira abantu kwiga kuko yari izi ko imbere hari ikibazo gikomeye. Icyo gihe agatabo gasharira gasobanura ko bize ubutumwa bwabanejeje kandi bukabaryoherera. Ariko gusharira kwako gatabo nuko bwagize ingaruka yazanye ibigeragezo bikomeye. Ariko icyo ngendereye nuko ibihe bagize byo kwiga, byo kwivomera, byashoboye kurinda umugabane w'abantu babaye imbarutso y'ubutumwa bwiza buheruka. Abasoma ibyo bitabo byo mbina babwiye nuko dusoma ngo Imana yabanje kubaha amahirwe yo kwiga, bagira amateraniro. Biranditswe ngo bagiraga amateraniro ngo iminsi ijya kuba hafi ya yose. Iryo jambo riri mu gitabo cy'intambara ikomeye ntoya ndetse no mu gitabo cy'Intumwa y'Imana riranditse ngo bagiraga amateraniro ngo ajya kubaha iminsi hafi ya yose. Yemwe ukuntu icyo gihe bagize umugisha wo kwiga, ngo neya kumanywa ntiyabamaraga inyota, ngo na nijoro barateranaga. Ariko hari igihe cyari kiri imbere gikomeye, burya Imana yarivuze ngo nimuvumba amazi ahagije. Barigaga bagaterana kugeza ubwo abantu bigaga iminsi ijya kuba yose, ndetse kugeza ubwo amanywa atabanyuraga ngo bagakorana ya nijoro.
ngo cyangwa bakiga bagakererwa ngo bakagenda bataha baririmba mu mayira basitara bitewe n'uko amateraniro yabatwaye ingamira. Nyamara Imana yari izi yuko ayo mazi agiye kuzaba ikibazo. Ntabwo byatinze ubwo umwaka w'icyamagana 44 wuzuraga, maze bagasanga barahushije umurongo w'ubuhanuzi muto cyane, bagasanga ubereye ikibazo gikomeye, icyo bari bategereje ntibakibone, baguye mu gahinda gakomeye. Ariko abantu 50 bize neza kandi bagafashwa mu mutima bashoboye kwihangana, bahangana n'iyo ntambara, bambuka icyo gihe gisa n'inyanja itukura mu buhanuzi, bagera ahandi heza, babona umucyo w'ijuru w'ubutumwa bw'Amarika wa gatatu. Ariko bari baguye mu kintu gikomeye, n'ukuri nta kindi cyabarinze ni ibihe by'amateraniro bagize byabasigiye imbaraga yashoboye gutuma bambukiranya, bari baravomye amazi ahagije. Murabona ko hafi 49,950 abantu abashoboye kumenyekana mu mubare, abantu 49,950 bose bacitse intege, barazimira, barayoba, kuko ntabwo bari bavomye bihagije. Buriya hari abantu bajya batega amatwi ijambo ry'Imana, ukabona bahari, ukabona bari kumva ariko batari kumva, ukabona banditse ariko batagize icyo bashyira mu mutima. Ntacyo bimaze. Ibyo bimeze nka byo bindi Yesu yabwiye abigishwa bati ninde unkozeho. Hari umugore ufite imyaka 12 arwaye, akaza akomeje ashaka agakiza kuri Yesu, akamukoraho yihishe kubera indwara yari arwaye. Yari buzanijwe kwegera abantu, ariko aratanya, arihisha, ahibwira ko yibye agakiza. Maze akora kuri Yesu, iyo nyota y'umutima ituma gashyikira, maze arakira, ava mu bantu atoroka ahunga ngo batamenya ko yakosheje, akaza mu bantu kandi yanduye. Ariko Yesu aravuga ati ntabwo kwizera nshobora kwemera ko kuzimira. Aravuga ati ninde unkozeho. Petero turabaza ikidashoboka, abantu barakubyiga, abantu babaye igihuri mu nzira, nawe karinda ubaza. Yesu ati hariho unkozeho, numvise imbaraga imvuyemo. Birumvikana ko mu bari kumwe na Yesu bose ntabashoboye kuvoma agakiza ngo agashikire, ariko uriya mugore wari ufite inyota yarakavomye arakabona. Uko niko abantu bategera amatwi ijambo ry'Imana. Amariba yatobotse mu misozi, vini ryoshye iri gutemba, hari amasoko aba ari meza. Buriya hari amasoko ya za robine umuntu avoma akongera agafunga, burya ni makeya, ari abafunga ni makeya burya. Ariko muzi ko hariho amasoko badafunga, ukavoma agasigara yimena. Ayahanuwe mu buhanuzi muri iyi mirongo ni nkayo ngayo. Nayo utavoma agasigara yimena, agasigara raho tu. Ariko Yesu wagaragaye n'ijambo rye, abandi bari kumwe nawe ntacyo babonye. Uko niko byamereye aba muri iriya myaka y'igihe cy'umwije, igihe cy'imukemugana. Burya ntabwo bose bavomye neza, ariko hari abavomye barahaza, maze bambutse igihe kibi, barakobwa ntibacika intege, barabaseka ntibacogora, barabatuka ntibacika intege, bambuka igihe gikomeye nuko bari bavomye amazi ahagije. Rero buno butumwa bwahanuwe muri kino gihe cya none, bwigishwa muri iyi myaka, buboneka mu bitabo, wasanga ku mbuga, wakurikirana ku ikoranabuhanga, wagura igitabo ukabwisomera. Igihe kiraje, inzara izatera, ariko abantu babwize neza bakabusobanukirwa bakavoma bihagije. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ntabwo bazacika intege, buzabamerera nk'igitsika umutima cy'ubwoko bw'Imana. Buriya hari abantu bajya batinya akarengane, mwumva ukuntu kavugwa. Yose mu mateka y'abagorozi, kunta abantu barenganijwe, kunta abantu bafunzwe, kunta abagore bahambwa ari bazima, abagabo batwitswe. Bati icyo gihe kiri imbere yacu, bati ntabwo tuzabyihanganira. Buriya rero ntukaje wibaza iby'akarengane ku muntu w'Imana, ntukaje utinda ku by'akarengane, uzajya utinda ku mwiteguro. Uzajya utinda ku mwiteguro, kuko ubwato baziritse ku nkombe ntabwo bugira imitima. Nubwo ibyatsi byaburenga, nubwo isuri yaza akajyaho ibyondo, bwaba ari bwa bundi. Nyirabwo yaza agasanga ari buzima, ntacyo bwabaye, yahanagura akajya mu kazi. Uko niko abantu b'Imana bivomeye amazi ahagije mu mariba y'agakiza, atemba dudubiza, bakiga ibihwanye n'igihe barimo, bakiga inyigisho bagenewe muri iki gihe. Mu by'ukuri twe kujya tugira ubwoba ngo bazadukubita, bazadufunga, bazadutema. Tujye dutinya ko dushobora kuba tutaziritse ku Mukiza,
binyuze mu kuvoma amazi y'ijambo ry'Imana ngo aduhambire kuri Kristo mu buryo buhagije. Ariko nitwivomera amazi ahagije nk'uko n'abandi bagiye atubanjirije bavomye, ntabwo tuzacibwa intege n'ibihe bikomeye, ahubwo bizaduhesha amahirwe y'ingenzi yo kuzirikwa, kandi umuraba ntacyo uzadutwara. Ivomere amazi ahagije. Hari abandi nanone andi mateka ntabura kuvuga nayo y'ingenzi y'abatubanjirije mu gihe cy'ubugorozi bwabaye mu bihe byatambutse. Abantu b'Imana bari begerejwe n'ibihe bikomeye cyane. Abiga amateka y'ubuhanuzi bw'ibyabaye ku bantu b'Imana bazi ko ari amagambo mu Byahishuwe 11 avuga iby'iminsi 1260 ngo abana b'Imana bahanuye bambaye ibigunira, bisobanuye imyaka 1260 yabayeho, ariko abantu batemerewe kubwirizwa ijambo ry'Imana by'ukuri, icyemewe ari ukwiga ibinyoma. Icyo gihe cyagoye abantu b'Imana bikomeye ku buryo, ariko hari igihe kiri imbere gito cyari kuzabaho abantu b'Imana bakicwa bazize ijambo ry'Imana. Muzi yuko muri ayo mateka azwi n'abizera n'abatizera, azwi n'abemera ibitabo dusoma n'abatabyemera. Ayo mateka yanditswe ku nkuta z'isi hose, arazwi neza ko igihe cyabayeho abitwa abahakanyi bakicwa. Mu Bufaransa niho biciwe kurusha ahandi hose. Abantu b'Imana barishwe, dore impfu bapfuye. Babatwikiye ku ntebe z'imiringa, babajugunye inyamaswa, babajugunye inyamaswa zateguwe, babacanye ku biti bakabakoreraho igitaramo, babasatuje inkerezo, babashwanyuriye ku biti by'imishibuka. Ibyo byose byarabaye rwose, nta muntu wo kwisi ubihakana ko bitabayeho. Abantu b'Imana barishwe. Njya nsoma amagambo yambabaje mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ngo umunsi umwe mu Bufaransa ngo biciye mu mazu abaporoso 70,000. Ngo ayo maraso yari kuborogera ku butaka bw'Ubufaransa, ngo yabaye indirimbo nziza iryoheye i Roma. Abantu barishwe. Icyo gihe cyabanjirijwe no kubanza kubona amazi yo kuvoma, cyabanjirijwe no kwiga. Imana yasutse umwuka w'ikanguka, maze abantu bakunda ibyanditswe, barabikunda barabisoma. Reka muvuga ukuntu amateraniro bayakoraga. Intambara Ikomeye 52, urubyiruko rwigishwaga n'abayobozi babo, nubwo bitaga ku masomo agendanye n'ubumenyi rusange. Bibiliya niyo yari ikigwa nyamukuru. Muzi abantu bakunze ijambo ry'Imana no ku mashuri ngo Bibiliya akaba ari ikigwa gikuru. Mbese ku bageze mu ishuri ko mbona bahari mu rutonde rw'amasomo, Bibiliya nicyo cyigisho gikuru. Abana baje bambwira ko ariyo ifata kanya gatoya, nabwo siyo biga baba bari kuvuga uduteka twayo dukeya, n'ibyo babazwa muri yo nibikeya, no mu kizamini abari gakeya, n'isomo riyosobana bari rikeya. Nyamara icyo gihe hari amahirwe yo gukunda ijambo ry'Imana ku buryo urubyiruko rw'abantu b'Imana muri icyo gihe mu masomo y'ibigaga y'ubumenyi, Bibiliya yari ikigwa gikuru bitagaho. Bafataga mu mutwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Hana abo bitwa abavoduwayo barahungiye mu misozi ya Piyemo, ariko kubasomye ibyaha bakomeje y'amashuri. Amashuri yarakomeje mu misozi ya Piyemo ku buryo byageze igihe bagera kuri revo badafite barimo bohereza gusubira i Roma kujya kwiga mu Baroma, ariko amashuri yarakomeje kuko cyari igihe Imana yemeye ko imisozi itobokamwe amariba. Abo bantu bigishaga urubyiruko rwabo amasomo asanzwe y'ubumenyi bw'isi, ngo ariko Bibiliya ifashe umwanya munini w'ikigwa, kuko no mu masomo haragira amanota menshi. Bafataga mu mutwe ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Yohana, ndetse na nyinshi mu nzandiko zo muri Bibiliya bakoreshaga mu kwandukura ibyanditswe byera. Zimwe mu nyandiko zabo zandikishijwe intoke zabaga zigizwe na Bibiliya yose, izindi zigizwe n'imigabane yayo runaka banditse mu nshamake, ku buryo ubusobanuro bumwe na bumwe bwayo bworoheje bwongerwagaho n'abagabo bashoboye gusobanura ibyanditswe byera mu buryo bwimbitse. Uko niko hashyizwe ahagaragara ubutunzi bw'ukuri kwari kwamaze igihe kinini bupfundikiranywe
n'abahakanaga kwishyira ukizana. Ibyanditswe byarandukuwe umurongo ku murongo, igice ku gice. Ku bw'uwo murimo abo bantu bakoze ubudacogora, rimwe na rimwe bawukoreraga mu buvumo burebure kandi bucuza umwijima cyane, bakamurikirwa n'imuri z'ibiti. Bakoraga amateraniro nijoro bari kwandika. Njya nibuka mu bihe byacu hari ibihe byiza byabayeho aho abantu bamusomera igitabo cy'inama umuzingo wa mbere. Ndibuka wagikopoye n'ubashobora wenda kuba ari kunyumva, acyandikisha ikaramu arakimara cyose aragihindura. Abandi bandikaga indirimbo za maganiro bakazirangiza, abandi bakandukura agatabo kasohotse. Uwo mwuka wo kuvoma ukwiye kuboneka muri iyi myaka. Igihe kiraje ngo amazi akame. Noneho abiki gihe ndi gusoma kugira ngo bahure n'akariya karengane gakomeye, habanje ibihe byo kubona umwanya wo kwihisha bakiga, maze biga ijambo ry'Imana, bigisha urubyiruko, barakundisha ibyanditswe byera. Mbabazwa cyane n'uburyo abana bacu muri iki gihe badakunda ibyanditswe. Ariko bimeze bite? Satani arimanganya ate aho abantu bakunze ijambo ry'Imana bari gusoma Bibiliya ari nkeya, akayandikisha ikaramu akayirangiza nta toroshi, ahubwo ari igishimuzo cy'igiti. Mbega umwete w'uyu mwana, umwete w'uyu muhungu n'uyu mukobwa, ngo maze bakabagabanya imirongo ye muri leta. Weho urafata amata y'ibice 5 byose ubirangize, wowe urabika Luka yose, wowe urabika Yohana yose mu mutwe, bakandika Bibiliya n'ikaramu, kandi indi mirongo bakayifata hehe? Mu mutwe. Baravomye muri icyo gihe. Niyo mpamvu ibyanditswe bitubwira yuko igihe cyarageze babadukamo, bagafata abageni, bavuze abageni, bakabaka abagabo babo bakabashorera, abageni bakabaherekeza bakabageza ku gituro, bagacukura imyongo bahamba ari bazima, abagore bakabaririmbira zaburi ngo bataza kujamo bacitse intege. Akamuririmbira, bakamushyira ku ntebe ari gushya, bakamuririmbira, akarinda kunogo kakiririmba, atari kurira ari kuririmba, umwuka ugahera. Mbese imbaraga bayikuye he ko tuya tuyisoma? Nta handi bayikuye, bari bavomye amazi ahagije, baravomye. Mbese wowe uvoma ute? Aho ntuvoma nka babandi bo mu Cyamagana 844 ibihumbi 49,950 batavomaga kandi bari imbere y'isoko bakanuye amaso. Ese ushobora kubuvoma neza nk'abantu 50 cyangwa bano bantu bigiye mu misozi ya Piyemo bavomye amazi ahagije? Reka nsoma andi mateka yo muri bino bihemba ndangije mu gitabo mbamvuye muri iki ngiki, muri kino gitabo cy'intambara ikomeye 162. Calvin yari muri Paris akitegura imirimo azakora mu gihe kiri imbere, akoresheje kwiga igitekerezo ku byo yigaga no gusenga, ndetse akomeza gukwirakwiza umucyo. Ariko amaherezo urwikekwe rwaramwugarije, abategetsi bafashe umwanzuro wo kumutwika. Ubwo yari wenyine yiturije. Mbese uyu mwanzuro wafashe wari mubi cyane, nta gitekerezo afite cyuko hari akaga kamwugarije. Umwanzuro wafashwe nibwo inshuti ze zaje ziruka, ariko mwumve yuko ari gusoma, ari gusenga ngo abantu ijambo ry'Imana. Ubwo yari wenyine yiturije, nta gitekerezo afite cyuko hari akaga kamwugarije, nibwo inshuti ze zaje ziruka, ziza ku cyumba cye, zimuzaniye inkuru yuko abasirikari bari mu nzira baje kumufata. Muri ako kanya bumvise umuntu ukomanga cyane ku rugi rwo hanze. Nta kanya na gato ko guta kari gahari. Bamwe mu nshuti ze babaye batindije abasirikari ku rugi, mu gihe abandi bafashaga uwo mugorozi gucika amanukiye mu idirishya, maze mu buryo bwihuse ahita yiruka mu cyaro hanze y'umugi, yihishe mu kazu ka gikene k'umuhinzi wakundaga ubugorozi. Maze Calvin aza kwiyoberanya, yambara imyambaro y'uwamucumbikiye, afata isuka ashyira ku rutugu, maze atangira urugendo rwe. Yagiye yerekeza mu majyepfo, maze yongera kubona ubuhungiro
aho mu karere k'igikomangoma Marigarita, aho yari amaze amezi make afite umutekano, arinzwe n'inshuti zikomeye, kandi nk'uko yabikoraga mbere akajya yiga, ariko kandi umutima wari urangamiye kuvuga ubutumwa mu Bufaransa, bityo rero ntiyashoboraga kumara igihe kirekire ntacyo ari gukora. Amaze kubona imiraba imaze kuhosha, yashatse ahantu hashya yakorera muri Parisi, aho hari kaminuza kandi inyigisho nshya zari, reka mvuga amagambo wenda mu magambo yihuse, yagiye muri iriya shuri asaba umwanya akajya atangamo ibyigisho, akajya agerageza gufasha abantu kumva ijambo ry'Imana. Ariko igihe kigeze baza kumenya yuko ari kwigisha, batangira kumuhiga, baramukurikirana, maze Karuvini ngo abamaze kubona amatsinda y'abantu bakunda ijambo ry'Imana, kuko hari inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Abaha inama ati rero kongera kwigira habona biragoye, ariko ni igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana, tuvome cyane. Maze abaha inama ati rero hari ubuvumo muri mu ishyamba hariya hepfo, ni kure ntabwo bwegereye umugi, aba ariho tujya dukorera ibiterane. Maze atanga inama ati rero muri buno buvumo tugiye kwigiramo ntihakajya hagira unyura aho undi yanyuze, tujya tugenda dutandukanije, umwace ukwe aho undi yanyuze ho ntuhanyure, gusa mwese mubungire ubuvumo. Nuko bakajya bakora amateraniro ya buri munsi, bakajya muri bwa buvumo imbere, bahagirira amateraniro amanywa nijoro, kugeza ubwo bahakomereye ngo bahakorera n'umuhango w'ifunguro ryera muri ubwo buvumo. Mbese mwese bayikoreye, ubwo bayikoreye mu rugo barayihisha, bamwe baca hepfo abandi baca haruguru, bumva bakora ifunguro ryera muri ibyo bihe, bajya kubikorera mu buvumo. Hari inyota yo kwiga ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, hirya ibya Karuve muzasoma kino gice, habaye umwaduko uteye ubwoba wo kurenganya abantu b'Imana, babica urupfu ruteye ubwoba, ariko bapfa badahakanye kuko bari baravomye amazi ahagije. Turarikira abantu bose b'Imana batwumva ko mu by'ukuri dukurikije ubuhanuzi, imbere yacu ntabwo ari heza, ntabwo ari byiza kugira inyota nkeya. Ugomba gufata igikoresho cyawe ukiga mu buryo buhagije, ugatega amatwi ntiwiga amajejuru, ntiwumvirane. Ngo ubwo abantu b'Imana bongeye gutegura ibyigisho bizamara icyumweru, nawe uvuga uti reka ne kuzagira ikimbuza kwiga, nshireho umwete ngerageze gutega amatwi, ahari amahirwe azasige nanjye maze kuvoma amazi ahagije. Ntabwo mwumva ko hari abandi bavomye ariko ntibavoma ahagije kuko batari abanyamwete mu mutima? Ese ntimureba ko abandi bantu b'Imana bagiye bavoma mu ijambo ry'Imana bikazabashoboza kurenga igihe kibi? Nta wundi buryo Imana yateguye, nta yandi masoko azatoboka kiretse uburyo buhagije buzatuma abantu babona ijambo ry'Imana bakaryiga mu buryo bwiza kandi bakaryumva. Nyamara umwanzi w'imitima uzi yuko abantu bashobora gufashwa n'ijambo ry'Imana rikazabakomeza, niyo mpamvu ategura uburyo maze abantu bakayoba, bakagira ibibabuza gutega amatwi. Nta rwitwazo na rimwe rwakubuza gutega amatwi ruzahabwa ubwishingizi, ahubwo muri ibi bihe ni byiza ko umuntu wese atega amatwi akumva ijambo ry'Imana, akavoma amazi ahagije, agafashwa n'ijambo ry'Imana rikamuhembura, rikamuha imbaraga. Bitari ibyo ibihe bizaba bibi, kandi yanzara n'inyota izatera, uzabarwa muri abandi bazicwa nayo, kandi amazi yaradudubije, nawe ukaba ushobora kuvoma ku buntu. Muri kino gitabo cy'ibihamya, mbere yuko nsoza, reka nsome iyi mbogamizi iteye ubwoba ibuza abantu kuboneka mu mwanya wo kuvoma cyangwa mu gihe cyo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Ni iki kimariye inyota? Iki gituma abantu batagira inyota y'ijambo ry'Imana? Ni iki kigabanya ubushake? Turasoma igitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2 bino bishya 152. Icyifuzo cy'umwami wacu nuko dukwiriye kuba maso, kugira ngo naza agakomanga dushobore guhita tumukingurira. Hari imigisha ivugwa ku bagaragu azasanga bari maso, azakenyera bicaza abaherezi. Umukiza wacu yifuza ko tuba maso, tukaba tudasinziriye, kugira ngo naza azakenyere wicara duhereze. Nibyo yifuza. Ni bande bo muri twe muri iyi minsi heruka bazahabwa icyubahiro na shebuja w'abatoni be bose? Mbese twiteguye kumukingurira
tutajuyaje uwo mwanya no kwakira ngo yinjire. Mube maso, mube maso, mube maso. Hafi y'abantu bose baretse kuba maso no gutegereza, ntabwo twiteguye guhita tumukingurira uwo mwanya. Niki gituma tudakingura se? Gukunda iby'isi byuzuye mu bitekerezo byacu, ku buryo amaso yacu aterekejwe mu ijuru, ahubwo yerekejwe hasi mu isi. Ngiki kibazo. Twebwe ntabwo turi kubuzwa n'abari kuduhiga, ntabwo tubuzwa n'abadufunga, ntabwo tubuzwa n'abatubujije guterana, ahubwo inzira Imana yaciye ni nyinshi zo kwiga. Ariko igituma abantu b'Imana batari kureba mu ijuru ngo bagotomere, ngo nuko bari kureba mu isi hasi. Kubera iki se bari kureba mu isi hasi? Nuko isi iri gushukana. Buriya kubiga ubuhanuzi mu bintu by'inkomyi Satani yateguye bizabuza abantu kwitegura kuza kwa Yesu, byanditswe muri Luka 21:34 ngo mwirinde ntimugasinde amaganya y'isi. Satani azatera amaganya, azatera abantu gusinda, azatera kwifuza. Niba mureba neza uwo murongo urasohora, kuko ntabwo isi ishaje ibuza abantu kuyifuza cyane. Rero ngo ikintu kizatuma abantu bataba maso ni ukudatumbira mu ijuru bakareba mu isi. Turi gukubita hirya no hino, turi gukorana ishyaka n'umwete imishinga itandukanye, nyamara Imana ikibagirana. Ndetse n'ubutunzi bwo mu ijuru ntibugihabwa agaciro. Ntabwo turi mu mwanya wo gutegereza no kuba maso, gukunda iby'isi no gushakana ubutunzi, gukunda iby'isi no gushukana k'ubutunzi, gushyira igihu ku kwizera kwacu, maze tugasigara tutakifuza kandi tutagikunda kuboneka k'umukiza wacu. Tugerageza uko dushoboye kose ngo twiyiteho. Aya magambo ni gusoma ni ibiriho, ntabwo ari ibizabaho. Ntabwo tworoshye kandi ngo tugire kwiringira Imana gushikamye. Benshi bahagarika umutima kandi bagakora, barateganya kandi bagakora igenamigambi, batinya ko bashobora gukena. Ntibashobora kubona igihe cyo gusenga no kujya mu materaniro y'itorero. Ntabwo buno tubuzwa kuboneka mu materaniro no guhigwa, ahubwo kwiyitaho, imishinga myinshi, gukorana ubwira, gujugujugu, ngo bijya bituma tubura igihe cyo kujya mu mashengesho no kujya mu materaniro y'itorero. Abenshi ntabwo bateze amatwi, abandi bamaze guhaguruka, abandi babuze umwanya, amasaha yabaye menshi. Ariko nta kindi, ntabwo abantu babujwe guterera nuko barwaye, nuko bari kubahiga, ahubwo umuntu wese udateranye n'iyi saha nuko yitaye ku by'isi, nuko yagiye mu kazi, nuko yagiye guhinga, nuko yagiye kubagara, nuko yagiye mu kazi ke, nuko yagiye kwiruka mu bye. Ngo kubera abantu isi zakangurira, Satani azakangura imitima ngo yite ku by'isi, ngo bizajya bibabuza kujya mu materaniro yo kujya mu masengesho n'amateraniro y'itorero. 152 bihanyuzingo wa kabiri. Ntibashobora kubona igihe cyo gusenga no kujya mu materaniro y'itorero, kandi mu kwiyitaho ntibaha Imana amahirwe yo ngo ibiteho. Kandi umwami Imana ntabasha kubakorera byinshi kubera yuko batamuha uburyo. Bikorera byinshi bikabije, maze bakizera ndetse bakiringira Imana ku rwego ruto bikabije. Niba aya magambo uko ndi kuyumva ariko muri kuyumva, avuze yuko burya iyo umuntu yagiye mu by'Imana ya masaha atakaye, ya masaha bakiriye bagucitse, ngo Imana yo ihashyira byinshi. Aho utabaye kubera gukunda amateraniro no gusenga, ngo Imana ihashyira byinshi. Ngo none abantu benshi banze guhiga ngo Imana ihashye, none waje babona dukeye kandi bakiyesha ngo iyo ntabyuka karese, ngo ndikujya mu materaniro ngo bane bakene babanshitse, ahubwo ibigucitse ntuzi umubare wabyo, kuko ngo watumye Imana itayihashira ikiganza ngo ihashyire byinshi. Ariko uretse kwibesha ugira ngo ibyo ushyiraho n'ibingana n'Imana yahashyira. Oya, ahubwo kubera Satani we arabarimanganya, akavuga ati ninde kujya kubagara, ninde kujya kwiduka, ninde ukibura ngo ntegereje amateraniro, abakiriya baranshika,
abakozi banjye barakererwa barabagara hatoya, nyamara abo bakozi bari bugire bagahagarara bakica akazi ubwende cyangwa bakakurindira ngo banze uhagere. Byanditswe muri aya magambo dusomye ngo Imana ibikeneye ngo igira ahantu haba habereye aho hawe hagiye mu byayo ihashyira imigisha, haranditse ngo uzabone byinshi. Wari kubera kugwa mu Imana kuhaba guhora batagatanga ikabura nawe ihagarara ngo baje babona duke maze bakabesha ngo ni byinshi. Mbega umubeshyi Satani. Noneho burya kureka amateraniro yo gusenga n'ayitorero ngo udacikwa n'ibyashara niko gucikwa n'ibyashara byinshi mu buzima buzakurikiraho. Kandi bidusoma ntabwo ari inyandiko gusa, ahubwo bifite n'ibihamya bifatika. Abantu bagiye biyegurira Imana bagatanga ibihe byabo, Imana yagiye igaragaza imigisha ibagirira kandi ikagira ibyo bakorera, ikabaha amahirwe yo kubaho kandi byari bikabihira bakabaho nabo. N'uyu munsi abazemera kujya batanga ibihe byabo ngo Imana ibone umwanya babone ko bavoma iby'akageza k'iteka, ni ukuri ntabwo bazahomba, ahubwo bazunguka cyane. Ahubwo abazahomba n'ababuze Imana umwanya maze bagafunga inguni zose ngo bakunde bikorere, ngo bagasigara biringiye Imana gato bakiyiringira cyane, bigasoza Imana ibuze uko ishyira imigisha mu byabo ngo bakabona bikeya nayo ikababara. Bagahomba habiri, bagahomba ya migisha Imana iri gushyira mu byabo, bakanahomba no kuzabona ubugingo buhoraho. Turi kugira tubwira ngo ivomere amazi ahagije. Nta kundi kuvoma tuvuga, ni ugutanga ibihe byawe. Igihe abantu b'Imana bateguye ibyigisho, igihe abakorera Imana bateguye amateraniro, igihe itorero yateguye amateraniro, nyabuneka jimenya ko ari Imana yateguye. We kwimera ko hari ibindi bikubuza, umenye ko ari byo bihe byo kuvoma. Kandi iyi Imana itanze amazi menshi ngo abantu bavome. Dufatiye ku Bisirayeli, tugafatira mu gihe cya Elena mu gihe cya 144, tugafatira ku bagorozi. Niba twemera kwigira ku mateka y'abandi, haba hazabaho igihe cyo kubura kwayo mahirwe. Byaba ari akaga rero amahirwe nk'ayagiye arangira ariko umuntu ntacyo avanyemo. Mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose mu kigwa cyitwa ingorane z'igalilaya haturarikira gukungahara gukomeye tugomba gukora mu ijambo ry'Imana. Haturarikira gushaka uburyo bukomeye kugira ngo tubone ibyadufasha kandi tubone ijambo ry'Imana rihagije. 319 n'icyigisho kiri, ariko ndababwira page mpageze 319 n'icyigisho kiboneka, ariko ndababwira aho ngiye gusoma ngiye ndababwira nyuma gatoya. Ndetse ngo muri kino gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, urupapuro rwaho rwa 325 kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye, ni ukumwakira nk'umukiza we bwite, ukizera ko ababarira ibyaha byacu kandi ko muri we twababariwe rwose. Kwitegereza urukundo rwe ukarutekerezaho, ukinira kandi ukanywera kuri iyo soko, bidutera guhinduka abafatanya na kamere ye. Icyo ibiryo bimarira umubiri nicyo kiritamarira ubugingo. Ibyo kurya bigirira umubiri akamaro ubyakira, ibyo kurya bigirira umumaro ubyakira akabirya. Dukwiye guhazwa nawe tukamwakira mu mitima yacu kugira ngo ubugingo bwe bubu bwacu. Dukwiye gusabana n'urukundo rwe tukarwiyumvamo kandi tukiyumvamo n'ubuntu bwe. Tugomba kwakira ijambo ry'Imana tukaryiyumvamo kandi tukiyumvamo n'ubuntu bwe. Nyamara aya mapica ntabwo agaragara cyane, ntabwo ahagije na gato gusobanura agaciro k'isani hagati ya Kristo n'umwizera. Yesu yaravuze ati kuko data uhoraho yantumye niko nanjye mbatumye. Turambuka kuri 326. Ubugingo bwa Kristo aho bari mu isi, ubugingo buboneka mu ijambo rye. Ijambo rya Kristo niryo yakirishaga abarwayi kandi akaryirukanisha abadayimoni.
niryo yaturishaga imiraba y'inyanja, kandi niryo yazurishaga abapfuye. Abantu bahamije ko ijambo rye ryari riherekejwe n'imbaraga. Yumvikanishije ijambo ry'Imana, ari naryo ryajyaga rivugira mu kanwa k'abahanuzi n'abigishwa mu isezerano rya kera. Yesu uko ingana ni ukwigaragaza kwa Kristo, kandi Umukiza yifuza ko ubugingo abigishwa be bushingira ku kwizera kwabo mu ijambo rye, kugira ngo igihe bazaba batakimurebesha amaso, ijambo rye rizakomeze kubabera isoko y'imbaraga, kuko umwigisha wabo yabagaho. Birakwiye ko nabo batungwa n'ijambo rye riva mu kanwa k'Imana. Kuko imibereho yacu itunzwe n'ibyo kurya turya, niko imibereho yacu y'iby'umwuka ibeshwaho n'ijambo ry'Imana. Buri muntu wese agomba kwakira ku nyungu ze ubugingo buboneka mu ijambo ry'Imana. Kuko umuntu agomba kurya ku giti cye ngo abeho, niko tugomba kwakira iryo jambo buri muntu ku giti cye. Si byiza gushimishwa no kuryakira binyurijwe mu wundi muntu. Dukwiye kwiga Bibiliya twitonda dusaba Imana ubufasha bw'Umwuka Wera, kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'iryo jambo n'ijambo ryayo. Dukwiye gutoranya isomo rimwe maze tukaritekerezaho twitonze, kugira ngo tubone mu icyo Imana yaduhishiye yatubikiyemo. Dukwiye kubitekerezaho kugeza ubwo igitekerezo kirimo tucyumva neza, ngo tumenye icyo Umwami Imana ivuga. Ntabwo tugomba kuvomana ubuti. Ijambo ry'Imana ritubuza kumenyera guhora twigishwa n'abandi. Tujya dukunda amateraniro, ariko kandi tunagira igihe twirebera mu ijambo ry'Imana twivomere turi twenyine. Kuko ntabwo umuntu uhora utamikwa n'abandi yagira ubuzima bwiza. Ni byiza umuntu kugira igihe nawe yirira. Ariko mwavuga muti hariho abatazi gusoma, hariho abatagira ibitabo. Byashuwe haratubwira 1:3 ngo hahirwa abasoma, hahirwa n'abasomerwa, hahirwa abumva ariko bakitondera. N'umuntu utazi gusoma naje agira ibihe bya wenyine, yongeye yibutsa amagambo yize kandi yatekerezeho, yibika umurongo yigishijwe mu materaniro, yongera byibazeho, awugereranye n'ubuzima bwa buri munsi, kandi atekereze cyangwa ushoboza kubishyira mu bikorwa, azabasa n'usomye igitabo nawe. Uzi gusoma, nyaboneka abantu b'Imana witsibariza. Hari abantu basa naho bamaze kurekura birarangira, ariko nta kaga niba hari ibihe wari uzi ko gusoma ubizi kandi ukigisha ijambo ry'Imana ugafashwa, akaba harabayeho gusa naho wadohorewe, byaba ari igihe kibi wagezemo. Ntabwo ari byiza ko abantu bamenyera gusomerwa ijambo ry'Imana n'abandi. Ni byiza ko abantu b'Imana bamenya ko bagomba kwimenyereza kwigira ijambo ry'Imana ku giti cyabo, kugira ngo ribafashe, ribashe kubatunga, ribaha imbaraga, maze ibi bihe bikomeye turimo bizarangire duhembutse, dufite amazi ahagije. Bitari ibyo, igihe gishobora kugera ukazabagwa muri bandi bavuga ngo bazicwa n'inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana. Muri kino gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, naho ndahasoma makeya kuri page 21, hatubwira yuko nta bundi buzima bw'iby'umwuka bubaho kiretse iyo umuntu yakira ijambo ry'Imana nkuko yakira ibyo kurya. None se ni inshuro zingahe umuntu amara umunsi wose, amara iminsi 2, amara iminsi 3, amara ukwezi, amateraniro yateganijwe yaba iwawe n'ayahandi atayabonekamo, kandi akumva ari umukristo? Nkuko ushobora kumera umaze iminsi 2 utarya, 3, 4, burya niko mu by'umwuka umuntu aba ameze iyo amaze umunsi wose cyangwa 2 atabona aho yakira ijambo ry'Imana. Haranditse amagambo avuga ngo nkuko nta muntu ushobora gutanga ikimara inzara n'inyota y'umutima, ariko Yesu aravuga ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu nibyo yakingurwa inzinjye dusangire, njye mutsima w'ubugingo, uzaho ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Kuko dukeneye ibyo kurya kugira ngo tugire imbaraga z'umubiri, niko dukeneye Kristo umutsima wavuye mu ijuru, kugira ngo tugire ubugingo bw'umwuka, kandi ngo tubone imbaraga zo gukora imirimo y'Imana. Nkuko umubiri uhora wakira ibiwutunga byo gutuma ubaho kandi ugakomera, niko n'umutima ukwiriye guhorana Kristo ngo umwubahe kandi ugengwe nawe byuzuye. Kuko umugenzi urushye ashaka isoko y'amazi mu butayu, maze yayibona ikamumara inyota, niko n'umukristo uzagira inyota no gushaka amazi y'ubugingo, kandi isoko y'ayo mazi ni Kristo.
uko turushaho gushaka gusobanukirwa n'ubutungane bw'imico by'umukiza, niko turushaho kwifuza guhinduka rwose no guhindurwa bashya mu ishusho y'ubutungane bwe. Uko tuzarushaho kumenya Imana, niko imico yacu izarushaho kugera ku rugero rwo hejuru, kandi niko tuzarushaho gushaka gusa nayo. Iyo umutima ushaka Imana, imbuto yayo yifatanya n'umuntu, maze agashobora kuvuga ati umutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo buhungiro bwanjye, ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho. Niwumva hari icyo ukenye mu mutima wawe, ukaba ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, icyo ni ubuhamya bugaragaza ko hari icyo Kristo yakoze ku mutima wawe. None se wowe uri kumva bimeze bite? Urumva ufite inyota? Urumva uri kwahagira? Urumva ufite amakene? Cyangwa uri kumva birambiranye? Urumva utazabyihanganira? Hari abavuga bati se umuntu yakwiga mu gitondo na nimugoroba, ariko arya mu gitondo na nimugoroba. Burya wari ukwiye kumenya uti burya mu gitondo hari ibyigisho, na nimugoroba hari ibindi, ariko hari abanyamahirwe n'abatagira amahirwe. Yesu yaravuze ati hagushishana abahazu, hagushishana abahazu, hahirwa abashonje, ariko hagushishana abahazi. Ayo magambo y'imbusaniyo aboneka mu gitabo cya Luka 6:20. Muri Matayo ho bavuze gusa abanyamahirwe, niho bibanzeho cyane, ariko Luka ho yavuze n'abanyabibazo. Avuga ati hahirwa abashonje, ariko hagushishana abagenje bate? Abahazi. None rero mu bihe byo kuvoma haba hari abanyamahirwe n'abanyabyago. Niwumva hari icyo ukenye mu mutima wawe, ukaba ufite inzara n'inyota yo gukiranuka, icyo ni ubuhamya bugaragaza ko hari icyo Kristo yakoze ku mutima wawe, kugira ngo umushakire, kugira ngo niwumva hari icyo ukenye ku mutima wawe, icyo ni ubuhamya bugaragaza ko hari icyo Kristo yakoze ku mutima wawe, kugira ngo umushakire, kugira ngo agukorere abikoresheje umwuka we wera, ibintu udashobora kwikorera ubwawe. Turamutse dufite inyota, ntidukeneye kunywa amazi mu migezi mito, kuko isoko ikomeye iri hejuru yacu, kandi amazi yayo menshi dushobora kuyanywa dufite umudendezo. Ijambo riratubwira ngo turi kwiga ngo ivomere amazi ahagije. Noneho tubwira yuko twebwe dufite amazi ahagije twanywa, tukanabika no mu bikoresho, tugashyira no mu mperezo. Turamutse dufite inyota, ntidukeneye kunywa amazi mu migezi mito, kuko isoko ikomeye iri hejuru yacu, kandi amazi yayo menshi dushobora kuyanywa dufite umudendezo. Turamutse twongeye kwizera kwacu ho gato, tugize kwizera ho gato, tukamenya ko aya mazi ari ay'agaciro, tukamenya ko ari ubugingo bwacu, tukamenya ko aya mahirwe y'imboneka rimwe, tukamenya ko igihe kizagera kabura ngo twavoma menshi, ariko twavomamo udusoko dutoya, twatundi bavomesha udukombe bari kujya barekuza. Twajya hari amasoko manini amana menshi, tukumva, tugatega amatwi, tukagereranya, tugasobanukirwa, kandi amazi twavoma ahagije. Amagambo y'Imana niyo masoko y'ubugingo. Igihe muzaba mvoma muri ayo masoko y'ubugingo, muzashyikirana na Kristo. Muyavomye muri gusoma, cyangwa muyavomye mwagiye mu masengesho, cyangwa muyavomye mwagiye mu materaniro, muzamushikira mfashwa n'umwuka wera. Ukuri mutewewe yamure nk'umusanzwe muzi, ukuri mutewewe kuziyereka ubwenge bwanyu mu buryo bushya. Nasomye amagambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'amateka y'Ikinyarwanda, abakigira mwarayasomye. Amagambo avuga ngo muzi ko mu gihe cy'intumwa hari imbaraga, ariko nyuma yazo habayeho kugwa. Ngo barandika ngo kugira ngo bagwe, icyabanje ngo nuko barambiwe ibyigisho by'intumwa ngo byahoraga bisubirwamo. Hagiye ubushize twize kwihana, ngo n'ubundi bagiye kongera kwigisha kwihana. Hagiye ubushize twize temperance, ngo barayiga zahara mu cyigisho kimwe, bashaka ibishashya. Ariko iyo umuntu afite inzara n'inyota y'ijambo ry'Imana, akaba akeneye kumenya icyazatuma yesaza akazabona intsinzi, ngo iyo ateze amatwi agiye kuvoma, ngo imirongo asanzwe yisomera, niyo basomye ikindi gihe, ngo yongera gusanga imubereye imishya mu bitekerezo. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu afite amahirwe yo kuvoma.
ariko hari uvuga ati ni cya kindi basubiyemo, ni ya page ndayizi, ntabwo nirirwa ntega amatwi, niba mwigisha aramumenyereye, abo ntacyo baronka. Ariko abafite inzara bari kwahagira ya mirongo isanzwe yigwa, babona mwibishya. Se kubera iki imirongo isanzwe yigwa abonamwe ibindi bishya? Nuko niba mwarabyumvise neza, nta murongo umuntu ajya yasoma ngo arangize ibiwurimo, nta n'umurongo ujya wumva ngo urangize ibiwurimo, ntibibaho. Byanze bikuze mu murongo umwe wumva mwo bike hagasigara ibindi byinshi, maze ibisigaye mukazabyumva mu kindi gihe bizaba bikenewe. Niyo mpamvu tugomba guhora dusubira mu ibyo dusoma ngo tubone ibindi bishya biri muri uwo murongo. Ukuri muteye kuzira kubwenge bwanyu mu buryo bushya, imirongo y'ibyanditswe byera izabahishukira ubusobanuro bushya imeze nk'imyambi y'umucyo, maze mubone isano kuri gufitanye n'umurimo wo gucungurwa. Kandi muzamenya yuko Kristo ari we ubayobora, ari nawe mwigisha uturutse ku Mana wahora iruhande. Yesu yaravuze ati amazi nzamuha azamuhindukiramo amazi adudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Umwuka wera nabahishurira uko kuri muzahunika, ngo muzahunika. Ntimwumva ko ya mazi agomba no guhunikwa? Umwuka wera nabahishurira ukuri muzahunika ibitekerezo by'akataraboneka, kandi muzifuza kubwira abandi ibyihumure by'akataraboneka mwahishuriwe. Nimushikirana nabo muzababwira ibintu bishya byerekeye umucyo cyangwa umurimo wa Kristo. Muzagira guhishirirwa gushya k'urukundo rwe rw'impuhwe, muzakunda abamukunda ndetse muzakunda n'abatamukunda. Noneho twebwe reka mbinginge ngo tujye duhorana inyota, tujye duhorana amatsiko yuko mu byigisho twize ubushize nubwo bigarutse, ariko tubwira amakuru n'ibyanditswe ko harimo ibindi bishya tutumvise. Noneho kandi ibyo bishya ni igisha cyawe, ni uburyo uzabona intsinzi kuri wa mujinya, ni ibanga ry'ukuntu uzatsinda bwa burakari, ukuntu uzatsinda rya shyari, ukuntu uzatsinda rwa rwango. Ese wowe ntubona yuko ushaka ijuru mu by'ukuri kandi nta n'imigari ufite? Ariko hakaba hari umuntu wagoyemukiye akaba kumukunda byarakunaniye ku buryo niyaje mu materaniro mukicara wumva asa n'ukubabye. Ese wowe uzaja mu ijuru? Nese ko uje mu materaniro ukavunika ubwo ntuzajyayo. Ariko muri iryo jambo harimo umuti wawe, ya mirongo usanzwe wiga nutega amatwi igihe uhora n'amatsiko, harimo kinini, harimo ikindi utabonye ubushize. Iyo nyota ufite yo kumva ukeneye kugira icyo ugeraho niyo izatuma uhishukirwa n'igisha kuri muri ya magambo usanzwe wumva muri cya gitabo uzi ngo wari warasomye cyose, cya kintu ngo warize. Inyota yawe niyo izatuma ubona mwandi mazi utari warabonye ubushize, kandi uzavoma yaguhagije, uvome nayo guhunika, kandi ngo uzabuhunitse ibintu by'akataraboneka, maze mu gihe cy'inzara uzatungwe nabyo. Kandi ntabwo bizagarukiraho gusa, ahubwo uzatunga n'abandi, niko byanditswe, kugira ngo amateraniro atubere umugisha. Nibyo ngiye kurangirizaho. Wowe ukeneye ngo aya materaniro ye kuzakubera igihombo, azakubere umugisha, azakubere inyungu, azagusigire ibishya, azasige uvuga uti binacikiye aha nabangize icyo njyanye. Erega hari aho bizacikira bihagarare birangire, ntabwo bizahora gutya, igihe kizahinduka bicike, ibintu bihinduke, ibintu bihagarare. Ariko ntabwo ari byiza kugira ngo umuntu yige agende ntabyo ahunitse. Agomba kujyana amazi mu buhuniko bwe, kugira ngo igihe nikigera bikaba impinduka ibaye, azaba afite ibyo yahunitse. Tubonye ko abantu b'Imana bavoma neza ngo bazahunika. Burya ya mazi ntabwo ari kumwe ngo turangize, ahubwo ni nayo guhunika. Muri kino gitabo cyitwa ibyaduka byo minsi y'imperuka, reka ndababwira ipaje mpageze amagambo nshaka gusoma. Ni ryari amateraniro atubera umugisha? Ni ryari umuntu ahirwa mu kuvoma? Ni ryari umuntu adahomba? Kuko hariho n'abahomba. Reka dusome amagambo ari kuri paje, amagambo ari ku rupapuro rwa 100
na 63 ndumva ariho nsoreje. Amateraniro arushaho kugira inyungu ntabwo zijya zingana, kuba yagiyemo ntabwo zingana. Harayivamo rwose uri kumva batijwe, uhembutse, uhumurijwe, ugize ingamba, yemwe harayisoza wumvukijwe mu by'ukuri. Amateraniro arushaho kugira inyungu ziterambere ry'iby'umwuka. Mbese wowe ukeneye ko amateraniro yaje arangira nta terambere agusigiye, ndizera ko nawe ushaka iterambere, nayaha ajya umuntu agira iterambere. Amateraniro kugira inyungu ziterambere ry'iby'umwuka narangwa n'umutuzo, aho buri wese agenzura umutima we, aho buri wese ahirimbanira kwimenya ndetse no kumenya Kristo abifitemo umwete no kwicisha bugufi. Iyo umuntu agaze amateraniro akajya anyarukiriza akajisho ku byari kwiga nuko ameze, kandi akajya areba umutima we nuko uri kubyakira, agahita yemera kugereranya ibyo yumvise n'ibyo agomba gukosora. Uwo ariko atuje ahita ahuzaho n'ijambo, kandi akajengera guhuza ibyo ari kumva n'icyo Yesu yamukorera. Uwo muntu byanze bikunze abona inyungu, arahembuka agashira inyota, kandi akabonana n'ibyo atwara ahunika, maze mu gihe cy'inzara akazabona ibimutunga kandi akazatunga abandi. Imana idufashe, iduhe kugira ubwenge, iturinde kubinjisha. Ubwo amatwi yacu amenye ko ubuhanuzi buvuze ko amasoko azatoboka mu misozi, kandi akaba twashidikanya imbere y'Imana ko kino gihe nacyo amasoko yatobotse kandi menshi. Kuko bungubu nicyo gihe umuntu yavomera aho ari hose kandi bigashoboka, nta bitike noneho yatanze, natagiye no mu giterane bigashoboka. Nicyo gihe umuntu yabona amatsinda yegeranye yabwirwa ijambo ry'Imana bitamusabye urugendo rurerure. Ni ukuri amasoko aratobotse, ariko igihe kizagera akame. Nyamara tubonye umuntu afite amahirwe yo kuvoma agashira inyota kandi agahunika. Imana iduhe ubwo bwenge, tuvome menshi, duhunike, bizatubera agakiza bibere n'abandi agakiza n'umugisha. Yesu natuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.